Murakoze abakurikiye Munambeho TV, amazina yanjye ndiko Toneste Ngarukiye Intwari. Yego, kavukire mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Ruvune. Aho ntabwo tuvunana aho ngaho ni iwacu. Ntangiye kumva hajemo akantu ka sinabyaye. Ntabwo twavuna ariko ni muri Ruvune rutavunana. Turonga tukomora. Yego, ibikomere. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Ikintu bita imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo ubundi muri make, iri jambo kuki ari ryabaye nka siroga yawe mu bitabo ugenda wandika, kuko usanga wanditse ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko ntusige aka kantu kitwa imbaraga z'ijambo. Murakoze cyane. Muri ubwo bushakashatsi, uretse n'ibindi nagiye nyuramo, ubushakashatsi buri kwibanda ku myitwarire. Nihuze gato, nihuze vuba ku mbaraga z'ijambo, harimo ikintu ngira ngo mvugeho, n'ibijyanye no kurekura cyo gufungura umunwa ugiye kubwira umuntu. Yego, aho ngaho niho ijambo risohokera. Iyo usohoye ijambo ugiye kuribwira umuntu, rishobora kumwangiza cyangwa rikamwubaka, rikubaka umutima we cyangwa rikawushenjagura. Yego, aho rero niho nahereye ndavuga ati ariko nk'umurezi uri kubishaka kubiminuzamo ku rwego rwo hejuru, ubundi nk'umurezi we ntashobora kugira ijambo arekura rikakomeretsa umwana. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Urugero ukaba wavuga ati ariko mwana wati wowe nta kigenda, ndakureba nkabona nta kizavamo. Ndakureba imibare wiga rwose nkare. Abandi bigureba habona uri ikigorogoro pe. Icyo gihe donc ubwonko bw'umwana buba bwatangiye kwangirika. Uzi n'ikindi se kiyongeyeho, buriya niyo waba ufite amabenzi, ufite ibipangu, ufite amateleviziyo, ibintu byose, ariko wa mwana ukazacikwa gato ukamubwira ibyo jambo, birangiye mu bwonko bwe yakira ko nyine ntacyo amaze nta nicyo ashoboye. Mwarimu niyo yabyo bikira bitaga gushwanyaguza. Ese yase niko twabyitaga, utatagura, nakuraga imibara agashyira hariya, twamwitaga ko ashwanyaguza ngo ni ikimene. Ako kantu k'ikimene rwose ugahita umubwira, ugahita ubwira umwana ati ya mwana we azubu nkawe goko ubundi waje gukora iki? Ushaka kandi karimo ko yikora mwana we nturi guta umwanya. Kandi ibyo bintu abantu bakunda kubikora cyane. Munambeho TV, lisiba bomo ilibera. Munambeho TV, insolo yo kulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Nongera kandi ishuri yarinyuzemo ntabwo ryamunyuzemo. Nakumvishe se. Hanyuma abantu mise mpagiraho akantu numva nakubaza. Yego, wadusobanura ute uko umuntu anyura mu ishuri nuko ishuri rimunyuramo? Iyo ishuri rinyuzemo, iyo ishuri rinyuzemo ushobora kugera gutya nkajya nko kuri kaminuza, nkareba ingengabihe ya dogiteri, nkajya kureba ingengabihe ya dogiteri ya kaminuza umuntu abakuze, nkajya ndeba nkajya nkwepana nawe, nkajya ndeba nkavuga ati ariko nk'ubu review zo kunkorera, se kunkorera nzakugurira akantu. Ubwo icyo gihe uri nyuzemo, uri kurinyuramo kugira ngo uzarirangize nka Lauriyani cyangwa se Felician, wowe wigendera nk'abandi nk'uko nabo bari baje bigendera. Noneho wa wundi ishuri ryanyuzemo, we noneho aragenda akihanganira inzara, rikamwinjira, akihanganira ubukene, akihanganira ka kaburuse leta ibitanga, akavuga ati uko birwaho navuye nahazi, yarangiza akabyiga yitonze. Uwo muntu ari kunyura mu ishuri. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ni ihe nama ushobora kugira umuntu ushobora kuba wenda gucika intege cyangwa se akeneye imbaraga n'ijwi rimuhumuriza? Nagiye umbwira uwo mukobwa cyangwa se uwo mubyeyi umugabo yataye, nareke gukura mu rugi. Gukura mu rugi icyo ari cyo gutentebuka no gucika intege. Wicika intege kubera ko Imana ngiye mu kintu cyakuza cyane, ngiye mu yindi ngingo ikomeye. Uko Imana iri kubona iyo myitwarire muri ibyo bihurimo, niho izareba ngo mwana wanjye uzi ko ukwiye akandi gapeti. Kuri Saint Vincent Paruti Academy, ishuri ryiza cyane, ariko wahageze wahabonye ute kuva aho winjiriye kugeza uzamutse muri etaje hano hejuru aho Munambeho TV iri gukorera? Wabonye ari ishuri rimeze rite ugereranyije n'ahandi hantu mu bindi bigo wagiye unyura? Yego, murakoze. Nkinjira ku marembo
nakiriwe neza rwose, nasanze umucungamutekano w'imfura ati karibu rwose aha ni mu rugo. Nasanze hameze neza cyane, nabonye ari ikigo kitagira uko gisa. Noneho harimo ibintu bifasha umwana kwidagadura, harimo amashusho agiye ari ku bikuta bitandukanye umwana ashobora gusoma, harimo anyuze mu library y'igikoko library ubwo sabura amashini nazo zirahari, na library y'ibitabo, mbona computer lab. Abana nabo ni bari digitale kabisa. Abo bana ku ikoranabuhanga bararenze buriya amashuri. Noneho yo rero nabonye birenze, abisobanura kaminuza zari mu Rwanda ni Kigali, byanshanze. Ariko mufite ikigo cyiza cyane rwose ku buryo wahabwira umwana wese akaza aho ngo niba ushaka kuba umwana uzubaka u Rwanda wifuza. Hanyuma nihe nimero abantu bashaka kukubonaho? Murakoze, mfite nimero gira muri 2 078 02 3 587. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze abaduhanze amaso kandi badukurikiye kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Uyu mwanya rero ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu kera habayeho, ariko kandi uyu munsi turakomezanya n'ijwi ry'ihumure. Mu kiganiro cyacu ijwi ry'ihumure, aho turi buze kwibanda ku bana uyu munsi ndetse n'ababyeyi n'urubyiruko muri rusange. Ariko by'umwihariko reka tubanze duha ikaze abantu badukurikiye hirya no hino mu isi, mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Mwiyumvemo ikaze mu kiganiro cyacu ijwi ry'ihumure uyu munsi kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo, aho turi kumwe n'umushyitsi wacu, umushyitsi mutumirwa, umunyamashuri cyane ubyumva kandi usobanukiwe, maze kugenda akora ibintu byinshi bitandukanye hirya no hino bijyanye n'uburezi, aho twizeye ko uyu munsi ikiganiro cyacu kibuze kugenda neza. Ababyeyi tubasabe rero gufata agakaramu ndetse n'agakayi cyangwa se agapapuro kugira ngo muze kwandika inama, impuguro ndetse n'ibindi bitandukanye by'ingirakamaro ku burere bw'abana, imibanire y'abantu n'abandi, kuko turi kumwe n'umusayikologe uyu munsi ari buze kubibwira mu kanya gato. Tugiye kumuha umwanya atangira twibwira, hanyuma akomeza na gahunda tugezaho n'ikiganiro yaduteguriye uyu munsi. Ariko kandi katwongere duha ikaze abari mu burasirazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Turabasuhuje, mwiyumvemo ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi, ndetse na East African Community mu burasirazuba bw'igihugu cyacu n'uburengerazuba bwacyo, amajyaruguru n'amajyepfo, ibihugu bitandukanye. Tubwo turavuga Uganda, Tanzania, biyumvemo ikaze. Abadukurikiye kandi bari mu Burundi, muri Congo, muri Sudan ndetse n'ahandi hatandukanye, by'umwihariko abantu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabizi ko mudukurikira muri benshi, abantu bo mu Bufaransa no mu Bwongereza namwe tujya tubabona ko mudukurikira cyane. Hanyuma rero mu Burayi namwe turabasuhuje cyane. Muri Australia hari umuntu bita Marty Gmail, ni umuzungukazi uvuga ururimi rw'icyongereza ariko kandi akanyarwanda gake gake nawe ajya kumva. Uwo rero nawe turabizi kadukurikira, turagusuhuje cyane. Hanyuma umushyitsi wacu mutumirwa rero reka tumwakire, tumuhe ikaze. Watangira wibwira abaduhanze amaso tugiye kubana nabo muri iki kiganiro. Murakoze abakurikiye Munambeho TV, amazina yanjye ni Toneste Ngarukiye Intwari. Yego, Imana iguhe umugisha rero kubwo kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi, nk'umusayikologe cyangwa se n'umurezi wize uburezi ku rwego rufatika, kugira ngo uze kutuganiriza uyu munsi. Hanyuma Ngarukiye Intwari, uturuka he, kugira ngo abantu basanzwe bakuzi bamenye bati uyu munsi turi kumwe na runaka, hanyuma n'abatakuzi bamenye aho uherereye, ku buryo abaza kugira icyo bakenera muri iki kiganiro cyangwa se kumva hari icyo wabafasha, bamenye bati umuntu turi kuvugana cyangwa se umuntu watuganirije aherereye aha n'aha. Ni karibu. Yego, murakoze. Mumbariraho nturuka, ariko bitewe n'imiterere y'akazi muri iki gihe biragoye kumenya umuntu ngo aherereye hehe. Ariko aho mperereye ku bw'akazi ni mu karere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge wa Musambira. Iyo nkorera akazi k'uburezi. Yego, ariko kavukire mu karere ka Gicumbi, mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Ruvune,
Ruvune aho ntabwo tuvunana aho ngaho ni iwacu ntangiye kumva hajemo akantu ka sinabyaye ntabwo twavuna ariko ni muri Ruvune rutavunana turonga tukomora yego ibikomere niyo mpamvu natwe twagutumiye mu kiganiro ijwi ry'ihumure aho ari ikiganiro kigamije kongeramo abantu imbaraga ndetse no kubafasha mu buryo buri psychological mental kugira ngo barusheho kubaho neza ndetse no kubana neza mu mahoro no mu rukundo. Hanyuma rero umunyamashuri cyane turifuza ko ubwira abantu cyangwa se kugira ngo abantu bakumenye neza tubwire uti hanyuma mu burezi bwanjye cyangwa se mu byo nagiye nkurikirana n'izi ibi hanyuma mfitiye level y'amashuri kugira ngo harimo n'abashobora kumva hari icyo wabafasha muri ibyo bintu wagiye wiga bashobora kuba bakwiyambaza babe bazi ngo uyu muntu wacu ari kuri standard cyangwa se muri ibi. Murakoze. Nize primaire nkuko abandi bantu mu Rwanda batangira kwiga. Yego. Ndakomeza torokome, ndakomeza segonderi. Aho muri segonderi nize ibijyanye na physique. Ubwo n'ubugenge. Niga nashinzwe n'ubutabire. Sakwe. Soma. Ugenge na bugenge bwayo. Cyarwanda muri physique. Sinabyemera. Okay, ntacyo dukomeze turaza kubirebaho nyuma. Ndakomeza nongeraho ibinyabuzima niyo biology. Ntabwo byarangiriye aho kuko namba kubiteka narakomeje ngera muri kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, yego, mu ishami ry'uburezi aho ngaho burasira bwaryo kwa Kayonza Rukara. Yego ngenda nshinguzayo A0 cyangwa se icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri physique cyangwa se ubugenge n'ubutabire kaka biology nabaye nkakuyeho nongeraho noneho ndimbika neza nonosora physique cyangwa se ubutabire ndetse n'ubugenge. Biology yaje gusimburwa na psychology na philosophy. Urakoze cyane. Yego. Narakomeze mbiburasirazuba ndazamuka ngera i Kigali mu yahoze ari Mount Kenya yabaye Mount Kigali University. Ndagenda naho ubu ngubu ndi gukora masters muri education planning and management. Ubu mu planner muri education. Yego. Ushobora gukora muri za REB muri za NESA ugategura uburezi bw'igihugu cy'u Rwanda kandi ukagera kure. Aho ngaho rero ndimo ndakuramo ubushakashatsi bwo ku myitwarire, uruhare rw'imyitwarire y'umubyeyi cyangwa se umurezi mu gutuma umwana agira uko ava ku ntambwe ajya ku yindi. Hanyuma rero urakoze cyane no kutwinjiza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mu ijwi ry'ihumure twateganyije ko uyu munsi tuganiriza abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda aho baba bari hirya no hino ku kijyanye n'imbaraga z'ijambo. Mu bushakashatsi bwawe nagiye mbona ibitabo wagiye wandika bitandukanye mu bushakashatsi wagiye ukora kuva na mbere atari ubwo uri gukora ubu gusa, ariko mu bintu wagiye ukora akenshi hagiye hakunda kugarukamo ikintu bita imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo ubundi muri make iri jambo kuki ari ryabaye nka siroga yawe mu bitabo ugenda wandika, kuko usanga wanditse ku bintu bitandukanye ariko by'umwihariko ntusige aka kantu kitwa imbaraga z'ijambo. Murakoze cyane. Muri ubwo bushakashatsi uretse n'ibindi nagiye nyuramo, ubushakashatsi buri kwibanda ku myitwarire. Nihuse vuba ku mbaraga z'ijambo harimo ikintu ngira ngo mvugeho ni ibijyanye no kurekura cyo gufungura umunwa ugiye kubwira umuntu. Yego. Aho ngaho niho ijambo risohokera. Iyo usohoye ijambo ugiye kuribwira umuntu rishobora kumwangiza cyangwa rikamwubaka, rikubaka umutima we cyangwa rikawushenjagura. Yego. Aho rero niho nahereye ndavuga ati ariko nk'umurezi uri kubishaka kubiminuzamo ku rwego rwo hejuru, ubundi nk'umurezi we ntashobora kugira ijambo arekura rikakomeretsa umwana. Yego. Ubwo iyo uvuze umurezi akenshi hari abumva umwarimu, hari abumva umubyeyi w'umwana, hari abumva abantu baba mu iyobokamana cyane cyane abihaye Imana. Abo bose ni abarezi by'umwihariko. Hanyuma aha ndibaza wenda barimo bose ahari. Barimo rwose umubyeyi kuko buri burezi bw'ibanze ni mu rugo. Buriya nongeho akandi kantu, buriya nk'umwana umubwiye ati mwana wanjye sinakwibyariye, ntakwibyariye amezi cyane aragutwita, ariko ndi kureba nkabona nta kintu kizavamo. Niyo wabisohora ukina waba ukoze ishyano cyane. Gute rero?
wa mwana ahora atekereza ko uwakamubeye fondasiyo cyangwa se intangiriro y'imibereho ye yamukuyeho amaboko, ari wowe uri kumubera urucantege. yagera no ku ishuri ariho nibanze mu bushakashatsi bwanjye agasanga n'uwo na mwarimu nawe imyitwarire ye nayo ndakurahiye irimo ikibazo, ugasanga n'umuyobozi asanga na bagenzi be tayari uwo mwana akajya ahuza bya bindi yumvise mu rugo naho agiye arazi ko ashobora kubona ubuhungiro agahita arangira. urugero ukaba wavuga ati ariko mwana wati wowe nta kigenda ndakureba nkabona nta kizavamo, ndakureba imibare wiga rwose nkareba abandi biga ureba he, nkabona uri ikigorogoro pe. icyo gihe donc ubwonko bw'umwana buba bwatangiye kwangirika. uzi n'ikindi se kiyongeyeho, buriya niyo waba ufite amabenzi, ufite ibipangu, ufite amateleviziyo, ibintu byose, ariko wa mwana ukazacikwa gato ukamubwira ibyo jambo birangiye, mu bwonko bwe yakira ko nyine ntacyo amaze nta n'icyo ashoboye. mwarimu niyo yabyo kera bitaga gushwanyaguza, ese yase niko twabyitaga, utatagura nakuraga imibare agashyira hariya, twamwitaga ko ashwanyaguza ngo ni ikimene. ako kantu k'ikimene rwose ugahita ubwira umwana ati yawe mwana we azubu nkawe koko ubundi waje gukora iki, ushaka kandi karimo ko wikora mwana we nturi guta umwanya, kandi ibyo bintu abantu bakunda kubikora cyane. hanyuma se bishoboka bite ko umuntu yiga uburezi akiga education mu buryo bwa nyabwo, aho abandi bayiga, akiga psychology, akiga philosophy, yarangiza akaba ari we ushobora gufata amagambo y'urucantege akayabwira umwana cyangwa se undi muntu mu buryo bumukomeretsa? Igisubizo kimwe, ntabwo imyumvire iba yarahindutse cyane. bivuze ngo aba yaragiye kwiga agafata ibyo bamuhaye nka teori, ariko muri politike nta kirimo. nongera kandi ishuri yarinyuzemo ntabwo ryamunyuzemo. hanyuma abantu mpise mpagiraho akantu numva nakubaza, wadusobanurira ute uko umuntu anyura mu ishuri n'uko ishuri rimunyuramo? iyo ishuri rinyuzemo nshobora kugira gutya nkajya nko kuri kaminuza nkareba ingengabihe ya dogiteri, nkajya kureba ingengabihe ya dogiteri muri kaminuza umuntu aba akuze, nkajya ndeba nkajya nkwepana nawe, nkajya ndeba nkavuga ati ariko nk'ubu review zo kunkorera se kunkorera nzakugurira akantu. ubwo icyo gihe uba urinyuzemo, uri kurinyuramo kugira ngo uzarirangize nka Lauriyani cyangwa se Felicien, wowe wigendera nk'abandi nk'uko nabo bari baje bigendera. noneho wa wundi ishuri ryanyuzemo we noneho aragenda akihanganira inzara, rikamwinjira, akihanganira ubukene, akihanganira ka kaburuse leta ibitanga, akavuga ati uko birwaho navuye nahazi, yarangiza akabyiga yitonze. uwo muntu ari kunyura mu ishuri, ishuri riri kumunyuramo, ishuri riri kumunyuramo. mu gihe warinyuzemo we yitwa ko yiyandikishije cyangwa se aba ari babura baje, agacunga yuko mwarimu yagezemo, yatanze kati, icyo bita gusinya n'ibibazwa risangwa ngo mwabajijwe uze kundwanaho. uwo muntu rero aba ari kunyura mu ishuri. hanyuma rero icyo kintu kiri mu bintu biri kugenda byica uburezi atari mu Rwanda gusa ahubwo mu isi. donc watubwira ute ku kijyanye n'uburyo umunyeshuri ashobora kwiga kaminuza agasoza ari nkaho ntacyo yagiye gukorayo kandi afite diplome? ako kantu kajyanye no kuvuga ngo ntabwo nabonetse unkorere, akazarangiza kati zose zikarangira adakoze n'imwe kandi afite amanota meza, no mu kizami baramuhengeka. ibyo bintu muri kaminuza ukurikije ubushakashatsi nabonye nabyo warabikoze ubushakashatsi, niki kintu wabonye gitera ibyo bintu, cyangwa se uwo muntu ubundi ni gute atafatwa, cyangwa se ni gute azasohoka akajya ku isoko ry'umurimo, n'icyo azamarira sosiyete? Murakoze. noneho muri ya myitwarire igira uruhare ku mwana niho mwarimu azira rero. yego akaza akavuga ati ariko abo bana hashobora kuba harimo bashobora kuzanyura mu ishuri ntibanyuremo, akajya abyitaho, yego agategura isomo, akabaza, akirinda, agakora icyo bita kuba netere cyangwa se ntabogame, yego akajya agenzura buri kimwe. muri kaminuza barabitangiye, hari inshuro ugomba kugera ku ishuri bakubonye, bakareba Mount Kigali nanjye nahoze mbibonayo, uvuga ngo utitabire byibuza 70 na kubigabanyije ku 80 yes ku ijana. icyo gihe n'ikizami ntacyo ukora, ntabwo wagikora.
gushaka utundi tuntu waba ukora. hanyuma kandi uwaje nabonye hari ama tendency, hari yuko waje bisanzwe, hari n'iminsi yose wagiye uzigaruka buri munsi, iminsi yose watendinze. Niyo gusa se hari n'iyo heki izaza kureba, yes, ngo batazayiforoda. Mwarimu ashobora guforoda iyo abanyeshuri baje, ariko noneho hari n'iyo waje wisinyiye ku giti cye. hanyuma iriya se harya nayizanwa na dogiteri cyangwa izanwa na kaminuza ku giti cyayo kugira ngo heki ikora icyo bita accountability cyangwa se kubazwa inshingano, irayizana bakababaza raporo kugira ngo wa muntu utirisha ese ubwo watirisha umuntu kuri ntuze ebyiri, noneho iyo nkeka ko ushobora kuba ujya kureba mwarimu we ayisinyisha ahari akureba. Nibyo ushobora kubeshya ku ya mbere ko undi Olivier, ntabwo nyabishya ko undi Olivier, aho ngaho ntabwo mwarimu namucika. Nibyo kuko nabonye wa mugani iriya ya buri munsi y'iminsi yose watendinze kuva utangiye kugeza semestre irangiye, ujya kwisinyira imbere ya dogiteri cyane akareba ngo iyi sura ntabwo yashobora kuba ari Olivier muri attendance ya mbere cyangwa mu bitabiye bwa mbere, oya akongera ubwo aho ngaho rero tuhamagara umuntu urimo ntatoya agahuru kahiye, agahuru kayo kahiye, yanze rwose uzashira utaha wenda uzabeshye, byanze naho rero kunyura mu ishuri no kurinyura no kunubwira ishuri kunyuremo naho bihera. Ubwo tugiriye n'inama andi makaminuza ako kantu nabo bakiteho iyo liste ya buri munsi kugira ngo bare gukomeza kudutubura. Hanyuma wa muntu wanyuze mu ishuri ritanyuzemo, umusaruro we ugaragarira he? Umusaruro cyangwa se kuba yarinyuzemo ritamunyuzemo, iyo kaminuza irangiye cyangwa se amashuri arangiye afite iyo diplome ye yagraduatinze, bigaragarira he ko yarinyuzemo ritamunyuzemo? Isoko ry'umurimo agerayo noneho akabura Olivier, akabura Olivier yagiye gukora ikizami kikamunanira, akabura umuntu yabaza, yagize amahirwe gutya akagitsinda akikubita mu kazi, ho bigenda biti aho rero, aho ngaho birakomera. Noneho ya myitwarire iraza, noneho abari jugujugu abana bavamo nta kintu kirimo, ntiyategura. Azi gutegura icyo bivuga se? Ntabyo azi. Neza waborize udategura ikizami ukazategura ibyo uri kwigisha, biragoye tukajya tubeshya abantu. Hanyuma tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu, imbaraga z'ijambo. Ni iki wabwira rero ababyeyi n'abarezi ku bijyanye n'imbaraga z'ijambo mu bushakashatsi bwawe wakoze? Ikintu bagomba kumenya, reka mpere ku babyeyi. Buriya mu isomo rya sociology cyangwa se imibanire n'abantu, sociology, harimo ikintu kivuga ko uburezi buhera mu rugo. Buhera mu rugo. Umwana se bamubyara bamutwite, bakimusama ahubwo bakimusama, none nzikeka ko niba mfite umudamu atwite nkamuhoza ku nkeke, nkamutonganya, nkamutoteza, nkamubwira ko ari icyo ntazi, nkajya mpora mukubita, sibyo? Uwo mwana byaruta ko wazamuwe. Nizi bavuze ngo uburere buruta ubuvuke, bavuze iki? Ako kantu kuvuga ngo ushobora kuba waramubyaye ariko utamuha uburere bwiza bikaba imfabusa. Uriya mwana umufashe neza akiri mu nda ya mama we, nyuma yo kuvamo ibindi rwose urufatiro gake yaba gafite, ariko nyuma noneho niba mu muryango byaranze, ubwo byanze, ubwo ndagira ngo mbwira ababyeyi ko umwana ukimenya ko watwite wasamye, nayo umugabo nawe y'umugabo, uri abantu bazi ngo ababyeyi b'abagabo ntabwo babibareba, hari abatabyitaho benshi, ukimenya ko wateye inda, ababyeyi bakubwira ko yatwite, tangira wite urera umwana wawe. Yego. Hanyuma twagiye ku barimu, tutarava ku mubyeyi, hanyuma nk'umubyeyi watewe inda cyangwa se umukobwa atari kumwe n'umugabo, ni uruhe ruhare rw'umugabo yakagombye kugira ngo uwo mwana azavuke mu maboko meza? Ikintu kiri kumbabaza, ya myumvire y'umubyeyi niho igarukira rero, akagira amahame ashyiraho hariya, umwana wanjye niyibeshya agatwara inda, uzava aha ngaha rero handi wigira, ubwo wabirangije. Yego. Ari uwo ushakaho ikamba ntiyaribonye, sibyo? Ari n'uwo nguwo uzavamo ntawe. Byaruta rero mije profe itanze ubutumwa, ariko turari ngo tuganirize abanyarwanda,
kutubaho ubutumwa urubyiruko ibintu byo kugenda birasa baba bagenda ati njye se n'ijya utera inda menya ngo uri kwica u Rwanda rw'ubu n'ibinyejana bizaza n'ibindi bizaza. Yego. Hanyuma mbere ko tujya no ku mwarimu ni iki wabwira ababyeyi barize abana bonyine, tuvuge nk'abasingle mother, akaba yaratewe inda cyangwa se n'umukunzi we cyangwa se n'undi muntu ku ruhande, bijya bibaho impamvu zitandukanye, hanyuma akanyura muri ako gahinda ka wenyine, yarihakanywe, yagize icyo ariko arihangana, arizirika yirwanaho, abyara umwana we atamukuyemo nk'abandi, amwitaho uko ashoboye, wenda hamwe urucanege rukaza bikaba naho bishaka kumunanira, ariko akaba akigerageza. Ni ihe nama ushobora kugira umuntu ushobora kuba wenda gucika intege cyangwa se akeneye imbaraga n'ijwi rimuhumuriza? Nagiye umbwira uwo mukobwa cyangwa se uwo mubyeyi umugabo yataye, nareke gukura mu rugi, gukura mu gizi icyo ari cyo, gutentebuka no gucika intege. Wicika intege kubera ko Imana ngiye mu kintu cyakuza cyane, ngiye mu yindi ngingo ikomeye. Uko Imana iri kubona iyo myitwarire muri ibyo bihurimo, niho izareba ngo mwana wanjye uzi ko ukwiye akandi gapeti, ukwiye kugirirwa neza kubera ko ntiwitwaye nk'abandi ngo utenteburike, ukora ibi byangwa n'amaso. Reka buri byangwa n'amaso y'abantu ntabwo byakundwa n'amaso y'igihugu, ntabwo bikunda n'Imana, ndetse ntabwo bishoboka rwose. Ubwo rero nababwira gukomera, bakamenya ko niba ikibazo kibaye, ntabwo ikibazo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni icyateye kibona nk'ikibazo kuba ikibazo. Yego, gakomeye karakaze. Ikibazo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni icyateye kibona nk'ikibazo kuba ikibazo. Yego, ku kantu karakomeye cyane, gasaba abanyamashuri kukumva bisaba amashuri menshi, kunamba kuwiteka. Saba kunamba kuwiteka. Yego. Hanyuma tugiye ku ruhare rwa mwarimu rero, muri iyi siroga yawe, imbaraga z'ijambo. Muri iyo myitwarire ndi kugenda negeranya, nayivugana ivugaho muri make. Harimo gutegura isomo, harimo kwita ku gihe, buriya umwana arakopera, areba ibyo mwarimu akora akaba ati nanjye nabikora. Rero ari bibire wo uvuga ati weze urazana gahunda yo kuvuga ngo ndebe ibyo ukora, ndebe ibyo uvuga, ibyo ukora ari byo nirengagiza. Ubwo kareba akagira ikintu bita competence cyangwa se kugira kumenya icyo akora. Za skills twavuze, wa muntu unyuze muri rya shuri, ishuri ryaramunyuzemo. Yego. Iyo competence ni ivarera. Kwa guhangana ku isoko ry'umurimo akaba bifite. Avuga ati ngiye gutegura isomo nzigisha umwana yagera ahantu hari hose, agahanga rikava muri teori rikajya muri pratique, n'ibindi no gucunga ishuri, no gucunga mu ishuri uko imeze, umutekano mu ishuri bita class management, umwarimu akabyitaho kugira ngo umwana azavane ubumenyi bumufasha kumenya gucunga n'umutungo we cyangwa n'urugo rwe. Yego, none n'umuryango muri rusange. Kuyoborera mu kavuyo ntabwo bivamo. Yego. Urakoze cyane rero. Hanyuma dukomeza n'ikiganiro cyacu, reka twibutse abantu ko iyi ari Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Twagutumiye mu kiganiro ijwi ry'ihumure. Ndibaza ko harimo abantu bari kugenda bahumurizwa. Iyo tuvuze ijwi ry'ihumure, hari abantu babihuza na gospel cyane gusa, ariko twe tuba tuvuze ijwi ry'ihumure muri rusange. Hanyuma ku ruhande rw'iyobokamana ni ijwi ry'ihumure, ruhumuriza abantu ko ejo habo ari heza, ribongeramo imbaraga. Hanyuma kandi iyo tuvuze ko ari ijwi ry'ihumure mu buzima busanzwe, tuba tugamije guha abantu ubutumwa bw'imbaraga, icyizere n'ihumure ku buzima bwabo n'imitegurire y'ejo hazaza. Hanyuma kandi ejo hazaza hatangira none. Icyo ushaka kuzavamo ntabwo kizatangira ejo, kuko ejo hahora ari ejo, ahubwo gitangira none. Hanyuma kandi twibutsa abantu ko hano turi ahantu heza cyane ku ishuri ryiza Seven Saparoti Academy. Kuri Seven Saparoti Academy, ishuri ryiza cyane, ariko wahageze wahabonye. Wahabonye ute kuva aho winjiriye kugeza uzamutse muri etaje hano hejuru aho Munambeho TV iri gukorera? Wabonye ari ishuri rimeze rite ugereranyije n'ahandi hantu mu bindi bigo wagiye unyura? Yego, murakoze. Nkinjira ku marembo nakiriwe neza rwose, nasanze umucungamutekano w'imfura, aramwe ati karibu rwose, aha ni mu rugo. Nasanze hameze neza cyane,
nabonye ari ikigo kitagira uko gisa. Noneho harimo ibintu bifasha umwana kwidagadura, harimo amashusho agiye ari ku bikuta bitandukanye, umwana ashobora gusoma, harimo anyuzemo na library y'igikoko. Library ubwo zabura mashini nazo zirahari, na library y'ibitabo, mbona computer lab. Abana nabo ni bari digitale kabisa. Abo bana ku ikoranabuhanga bararenze buriya. Amashuri noneho yo rero nabonye birenze, hawisubanganye kaminuza zari mu Rwanda ni Kigali, byanshanze. Ariko mufite ikigo cyiza cyane rwose ku buryo wahabwira umwana wese akaza avuga ngo niba ushaka kuba umwana uzubaka u Rwanda wifuza, tebuka rwose muri Sevesa Paroti Academy. Yego, hanyuma abakeneye kwiyandikisha cyangwa kwandikisha abana mu ntangiriro z'umwaka utaha mu kwa 9 bagomba kuhiga, cyangwa se n'abashobora kuza muri iki gihembwe cya 3 tugiye kwinjiramo, nimero y'ikigo bashobora guhamagaraho umuyobozi w'ikigo ni 0788 612 97. Ndasubiramo 0788 612 97. Ukaba uhamagaye ku kigo cyiza, ishuri ryiza cyane riherereye i Gikondo, ku muhanda rwose utari kure y'umuhanda. Ukigera ku muhanda aho bita kwa Kaboyi kuri icyo cyapa kivamo, ahita ubona igipangu, ukomerezaho ukerekeza kuri Sevesa Paroti Academy. Hanyuma rero dukomeza, turi kwifuza kukubaza cyangwa se kukwaka social media cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga ukoresha. Abantu bashobora kukubonaho nk'umuntu uri mu bushakashatsi bujyanye n'imbaraga z'ijambo, cyane cyane mu bijyanye n'uburere bw'abana, bashobora kukuhamagaraho cyangwa bakakubonaho, bakagenda bareba aho ubushakashatsi bwawe ubugeze, ibyo uri gukoraho mu bijyanye n'imbaraga z'ijambo cyangwa se uburere bw'abana hagati y'ababyeyi n'abarezi bo ku ishuri. N'izihe mbuga nkoranyambaga ushobora kutubwira bashobora kukubonaho? Murakoze. Umuntu washaka kumvugisha cyangwa se indi nyunganizi y'inama cyangwa se kutuganira, akanyungura ibitekerezo, buriya ntabwo kwiga birangira. Buriya niba umuntu avuye ku ishuri akomeza kwiga, wansanga kuri Twitter cyangwa se iyo yabaye X, wandikamo ngate ubwo ni na ga na a na ta na ha na e, ugahita ushyiraho @3. Iyo ni Twitter. Twitter rwose iyo uhageze usanga hariho ifoto yanjye, usanga hari ifoto yanjye. Hanyuma izindi mbuga, iyo mbuga nkoranyambaga nkoresha ni YouTube, yitwa ngate 50. Ubwo niyo ni na ga a ta ha e 250. Yego, ayo uhageze uhasanga utuntu twagufasha cyane mu bijyanye cyane by'umwihariko n'uburere bw'abana ndetse n'inama ku bantu bakuru, n'ubuzima rusange bw'igihugu. Hanyuma nihe nimero abantu bashaka kukubonaho? Murakoze. Mfite nimero gira muri 2 078 02 3 7 Subiramo 078 02 3 7 Yego. Indi ni 078 47 661 421. Ubwo zose ziba kuri WhatsApp? Iba kuri WhatsApp niyo ya mbere 078 02 3 7 Yego. Hanyuma ni location cyangwa se icyerekezo abantu bashobora kukubonamo? Hari umuntu ushobora kumva yifuje kukubona live kugira ngo muganire, wenda abo ushobora kugutumira ngo muganire cyangwa mugire ikintu mugeraho cyangwa mufatikanye muri ubwo bushakashatsi, ashobora kuguhamagara kuri izo nimero cyangwa kuri izo mbuga nkoranyambaga akaba ari yakubona. Ariko ushaka kugusanga ahantu runaka atakugoye, cyangwa se ufite umwanya wo kuhagera, yakubona he? Iminsi myinshi ushobora kunshanga Kamonyi, umurenge wa Musambira. Aho ngaho rwose uhageze wampamagara, cyangwa se no muri kino ushobora kunsanga ku Kamonyi, ko niho umuryango uri. Yego, umva ntabwo twaburana rwose, byaroroshye. Yego. Hanyuma urakoze cyane rero. Reka tugusabe, wenda hari abantu wifuza gusuhuza, ushobora kuguha umwanya nk'iminota 2 ugasuhuza nk'abantu bawe ba hafi. Gasuhuza abagize umuryango wanjye. Ubwo ndavuga
uwo twashakanye ndetse n'aho nkomoka n'ababyeyi b'uwo twashakanye, abo bose nkubiyemo ndabasuhuje, ngasuhuza abo dukorana mu buzima bwa buri munsi, yego, uwo dukorana Musambira aho ngaho, yego, ndetse n'abo twigana turi gusozanya masters mu Mount Kigali, ariko ntabwo nakwibagirwa abadogiteri n'abaprofeseri barimo baradutyaza kugira ngo dukore ubushakashatsi neza tunaburangiza amahoro, yego, ntabwo nakwibagirwa Dr. Claire Mpazimaka, ntabwo nakwibagirwa Dogita, ariko wakibuka na dogiteri wandishe muri kaminuza di dogiteri Phineas, ni benshi na dogiteri Faustin, abo bose ba Mount Kigali ndabisuje bose. Dr. Andara nawe muzehe rwose, musaza w'inyamibwa rwose, na ndende ariko abo banduta urakoze cyane, Dr. umubyeyi mwiza cyane, yego urakoze cyane rero. Hanyuma ni iyihe nama wagira abanyarwanda cyangwa se abumva ururimi rw'ikinyarwanda hirya no hino ku isi badukurikiye cyangwa bazanadukurikira nyuma mu bijyanye n'uburere bw'abana ndetse n'imibanire n'abandi muri rusange? Urakoze, reka mpere ku rubyiruko buriya pe, sinema mpere ku rubyiruko. Urubyiruko buriya nizo mbaraga z'igihugu. Iyo urubyiruko cyangwa umwana apfuye akiri muto, ubwo ndavuga gupfa ahagaze. Yego, gupfa ahagaze ni ukuba yangiritse, yishoye mu biyobyabwenge, yishoye mu bindi, mu bintu byo kuburara. Yego, rwose igihugu ntabwo ashobora kukimana, kuko igihugu urakizi ni ukukirwanira ishyaka, birangiye. Ikindi, ababyeyi nabo bongere bibuke uburere, haje social media, imbuga nkoranyambaga, ariko birakwiye ko umuntu agerageza akaba hafi, ndetse n'abantu basigaye biyahoze ibiyobyabwenge di, abantu bakwiye kugabanya, abantu bakongera bagasubira mu bihe bisanzwe, abantu bakongera bagakora. Yego, ibintu byaje za nzoga ejo, ibyo byose sinzi umwishe sinzi umwishe n'ibindi ntavugira ahangaha rwose. Yego, ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma iterambere ry'igihugu risubira inyuma. Yego, u Rwanda twifuza narwo turarukinduye. no gukindura ni ukwangiza. Hanyuma rero tugize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umunyamakuru wacu uhageze, nubwo asanze ikiganiro wenda tukigerereye kuko hari izindi nshingano yari arimo, nawe reka tumuguhe agusuhuze, agira utuntu nka tungahe akubazaho cyangwa muganiraho, kugira ngo tuze guha n'umwanya abadukurikiye nabo baze kuruhuka. Wiriwe neza? Yego, mwiriwe. Urakoze cyane, nanjye nishimiye kugera muri studio za Munambeho TV. Nkuko mubimenyereye, amazina ni Nsabimana Gadi, nanjye rero nkaba mbonetse muri kino kiganiro, nubwo nsanze kiri kurangira, ubwo muranyihanganira, ariko ntacyo, ubwo turabanza tumenyane hanyuma tubone gukomeza. Nitwa Ngarukira Theoneste, ndi umunyeshuri wa Mount Kigali. Hano hakurya muri masters mu burezi, mu gutegura uburezi no kubucunga, ubwo ni education planning and management. Yego, ndimo ndasoza, ndimo gukora ubushakashatsi ngo njye kumusoza vuba aha. Byiza cyane. Nanjye rero ndumva nifuje ko twaganiraho gakeya, wenda nkagira ibyo nkubaza. Birumvikana ko education uyibamo ubuzima byinshi, maybe ko wenda usanzwe unayikoramo. Ese muri kano kanya nkawe nk'umuntu uyimazemo igihe, cyangwa se nk'umuntu urimo kwiga ibijyanye nayo, ubona ari nk'izihe imbogamizi tugifite muri education y'u Rwanda cyangwa mu burezi bw'u Rwanda, kugira ngo wenda n'abadukurikira ababishinzwe bazagere ku buryo byagera ahantu icyo gitekerezo kikaba cyakumvwa hanyuma kigashyigikirwa? Murakoze. Ntabwo natangira mvuga imbogamizi, reka mvuge n'ibyo naho uburezi bugeze. Yego, urebye rwose iby'amaso abasha kubona atari ukubitekereza. aho uburezi bugeze ni bwiza, nibura amashuri ari kugenda yegera ahantu nta muntu ujya ufata ibirometero nka 5 cyangwa 10 ngo ajye kwiga. Ariko nubwo bimeze gutyo, haracyari ikibazo cy'ibikorwa remezo, ntabwo uragera ahantu hose. Yego, ubwo rero twasaba nka Mineduc cyangwa Minisiteri y'Uburezi ikwifatanyije n'inzego, kuko ntabwo uburezi ari ikintu cy'umuntu umwe, bagafatanya bakageza ibikorwa ahantu
ahantu hose hakagira ibikorwa, hakagera amazi, amashanyarazi, amashuri, ibintu byose, ku buryo abana rwose bagera mu cyerekezo 2050 batyaye bameze neza. Yego icyo nacyo ni igitekerezo cyiza. Hanyuma nanjye nsanzwe mba muri edikasiyo nyikoramo. Wenda hari ikintu abantu bajya bishuka nyine, cyangwa se bagakunda kuvuga ngo nk'amashuri ya prive ni urugero, abantu biga mu mashuri ya prive ngo nibo bahabwa ubumenyi cyane kurusha abo mu mashuri ya leta. Icyo kintu wowe kivugaho iki? Ibyo bintu si bizahura na ya myumvirera. Ikigo kirwanyeho cyishakira umwarimu, kiramuhemba ukwezi umuntu kikamwirukana, ubundi bamuhemba ku wa mbere yabo yaje ataje. Ubundi umuntu ukwiye kugira umusaruro ninde? Ni ikibazo cy'imyumvire. Ikigo bakizaniye umuriro, bagiha ibitabo byose niho binyura, akarere karazana. Abarimu ni ukuranga umwarimu yabuze, ni uguhamagara, ni ugushyiramo systeme ya REB, umwarimu agaza. None yari puriyo ni ukujya kwishasha no kumagembwa utaramubona cyane, gasora yahize nk'inzitwaza n'imyumvire. Ariko wenda nawe icyo kintu ujya ucyumva, ndakibona ati nkibaza ahubwo nkeneye kuzabaza ni ikihe kintu bari gushaka bakongeraho. Ko ahantu hose wakora izo myitwarire ukayihindura kugira ngo icyo igihugu cyashyizeho kagikoresha neza. Ikintu bita improvisation muri education, gukoresha ibihari igihe iyo bigomba gukoreshwa bitabonetse. Yego. Murakoze cyane rero, reka wenda dusubikira aho ngaho, abari badukurikiye nabo turabashimiye. Murakoze cyane. Yego, murakoze ku kiganiro cyiza mugize. Hanyuma muri iyi minsi rero abanyeshuri barangije ibizami, bamwe bagiye kujya mu rugo, gusubira mu rugo, ndetse abiga mu mashuri abanza bo ndumva bararangije no kuri uyu wa gatanu, bazasubira bagiye gufata indangamanota zabo. Hanyuma nicyo watubwira ku kintu kijyanye na systeme bita KAMIS. Muri iyi minsi iri kuvuza ubuhuha cyane cyane ku bigo by'amaprivate ngo bayigendesheje intege nke, ntago bayitayeho cyane. Ubundi KAMIS imaze iki abanyeshuri n'abarezi muri rusange cyangwa se n'igihugu? KAMIS iri mu zimwe mu ngamba zimwe mu ngamba igihugu cyafashe cyo kugira ngo kizamure ireme ry'uburezi, aho kugira ngo umwarimu mbese igihugu kibashe kureba ibyo umwarimu akora, kandi mbese abazwe inshingano mu magambo make. Bituma rero niyo umwarimu ashyize amanota, igihugu abantu bose barabibona bakabona ko ashyize amanota, ku buryo nta n'uwavuga ngo yamaye amanota 2 kandi agomba kubona 5. Ati mwarimu ari mu manota yanjye ntabwo byakunda. Iyo manota arimo ntabwo wakihengeka ngo unyihengekana umwana ngo mushyire amanota. Ibyo biri kuzamura kubazwa inshingano ndetse n'ireme ry'uburezi. Hanyuma hari umuntu ugeze gutangaho igitekerezo avuga ati KAMIS ni nziza, yego irafasha kuba amanota yagiyemo muri systeme ntawazanga yahindagura uko yiboneye, hanyuma akajyamo ari n'ay'ukuri. Akenshi ko n'ibizamini y'igihembwe cya 2 n'icya 3 bimwe bitegurwa n'akarere, ibindi na NESA, hanyuma amanota abonywe n'umunyeshuri agahita ajya muri KAMIS. Ariko hari igihe umubyeyi mu gihe cy'ikiruhuko yicara akabaza umwana ati nzanira impapuro wakoreyeho, hanyuma umwana akazana bakareba ibyo yagiye akora, uko byagiye bigenda, ibyo yishe se n'impamvu yabyishe n'aho yamufasha akahabona. Hanyuma ikibazo yaje kwibaza ati ese umubyeyi izo mpapuro nizitaha, ko cyane akenshi hari aho usanga zitaha ibizamini birangiye cyangwa se n'amanota yagiyemo, ko hari ahantu amanota adahindurwa, uwo mwana azarenganurwa ati cyangwa se uwo mwana ntazaba arenganye? Ikintu kibaho ubu ngubu, ubu nta mwana wemerewe gucyura urupapuro. Iyo mwarimu asoje gukosora, aya n'akantu NESA igiye kuzashyiraho, niba twigisha amasomo amwe ku ishuri tukagurana ukankosorera, kugira ngo niba hari ukuntu umunyeshuri yagize muzi, ibyo bize uze kugenda utabyitayeho. Icyo gihe rero ubu ngubu ikintu NESA iri kugira ngo yongere kwakoza inshingano, no ikizami cyateguwe n'akarere NESA itazi wenda ngo mwarimu yakosoye ate, igihe NESA izamanuka mu buryo butunguranye. Ati mwarimu yagisi umeze neza, nyereka hano warakosoreye rino somo runaka, turiye ko biri guhura n'ibyo twifitiye. Ushobora no kuguhamagara bati duhurira aha ngaha, cyangwa uvayo Kigali tubwire niba icyo gihe rero uramutse ukoze amanyanga kugira ngo wasubira guteganya bwo gose yakareka.
ni ukureba aho bagucumbikira hafi aho haba hari ribu bita babika. Yego urakoze cyane rero kandi Imana igumugisha ku bw'ikiganiro cyiza watugiriye cyangwa se twagiranye kuri uyu munsi. Hanyuma reka dushimire abantu badukurikiye hirya no hino mu isi kandi n'abakomeje gutera ingabo mu bitugu Munambeho TV isoko y'ubugingo. Tubabwira ko mu minsi igiye kuza tuzajya dushaka ko tubona akanya tugerageze tubonane kenshi gashoboka kugira ngo dukomeze kurushaho gusobanurira abantu ibijyanye n'uburezi, haba uburezi bwo mu rugo, haba uburezi bwo ku ishuri ndetse no muri za kaminuza, hamwe n'abo mufatanyije mu bushakashatsi muri za kaminuza zitandukanye. Hanyuma dusoza rero kugira ngo tureke n'abantu bagira ibindi bintu nabo bajyamo, turifuza kukubaza ikibazo cya nyuma. Ni iyihe nama ushobora kugira abayobozi b'ibigo kugira ngo uburezi bukomeze kugira ireme? Ni irihe banga bashobora gukoresha mu burezi bwabo cyangwa se ni strategy bashobora kwifashisha kugira ngo uburezi bukomeze kurushaho kuzamuka gusubira inyuma? Nta kindi navuga nawe ni ukubishyiraho umutima. Ikibazo kiri mu gutekereza na za mbaraga z'ijambo. Mwige cyo mubyihorera kuko bambona yanjye uburezi bakabubamo nabwo bukababamo. Ati mwige cyo mubyihorera cyempembwa yanjye wakiga utakiga birakureba. Iyo myumvire nayo ikwiye guhinduka. Yego, noneho umuntu hari akandi kantu nasorezaho. Umurezi cyangwa umuyobozi akwiye kwitwara nk'umubyeyi. Sara umubyeyi usiga umwana we ubyahorana ikigondwa ku mwana we. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha rero kandi twizere ko nitugutumira ubutaha none uzongera kwitabira ukaza ukaganiza abakunzi ba Munambeho TV. Ntabwo nazo yaza. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.